ntabyo kosa reba ahangaha ndabifatiye kubyarana n'umuntu mudakundana, kubyarana n'umuntu mutegeze mutegura gahunda yuko mugomba kubana karamata. Ladies and gentlemen, Diaspora Ndiroko, nk'ibisanzwe nitwa Snow. Ikiganiro turimo ni ibyamamare Trend Star. Hano tugaruka kuri video ziba ziri gucaracara hirya no hino z'abastar. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri Vestine ndetse na Irene Murindahabi bamumanaginga. Umugabo wa Vestine araza kwibanda muri iki kiganiro kuko niho inkuru ishingiye. Yitwa Idris, mwese muramuzi. Rero mbere yuko twinjira mu kiganiro, reka umutumirwa turi kumwe nawe turi bufatanye iki kiganiro abanze yibwira abadukurikiye. Yes, twaje kubereza ikaze mwese mukomeje kurikira Snow TV. Na wongewe ni Gacha Only mu busasanguzi ubucokombozi ubwino ngwino tereke ahangaha rwose maze nawe uyikurikire inkuru zasinde zindanirane. Aha, ikibazo cya Vestine twagiye tubona gutya ku rukuta rwe rwa Instagram hahubutse ubutumwa buvuga ko we atabayeho neza mu rugo rwe, yicuza kuba yarashatse, najya gushaka undi mugabo azagira amahitamo akabanza akamenya imico ye, imyitwarire ye, kandi avuga ko ahantu yarari n'umugabo we yamukubitaga akamukorera iyicarubozo. Ibyo bintu wowe hari ikintu biziho? Ubundi ukuntu bimeze, Vestine ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bazamutse mu gihe gitoya kubera yuko yagiye aca mu maboko meza. Nyuma yo kumenyekana byabaye ngombwa yuko ajya ku gitutu cyo gushaka. Amaje gushaka, ikintu cyamuteye agahinda ni kimwe nuko bamuhaye pass. Ubundi ikintu cy'amapase mw'abakobwa kigiye kwakora mwebwe b'inyarugenge. Noneho akimara gushyika muri rwa rugo, ibyo yatekerezaga suko yabibonye. Iwe avuga yuko mu gihe cyose urukundo nyarwo ntarwo yabonyeyo, kubera yuko yavuze yuko nta muntu n'umwe uzongera kumuhesha icyitwa umugabo, ngo ahubwo agiye kugenda akishakira umwe mu bantu bo bazi neza, akamenya inguni zose, akamenya impande zose, akanagenda akanamenya iwabo. Buriya abakobwa benshi ntabwo kuza kumenya iwabo umuhungu. Ariko buriya ikintu kivugwa cyane hariya Vestine ngo yaranashutswe, ariko mu gushukwa Irene Murindahabi we akaba bifitemo inyungu za deal, kuko no gutoroka biravugwa ko yagendanye miliyoni 60 z'umugabo. Icyo ngicyo Irene akaba ari cyo kintu yifuzaga ko bakuraho uriya mugabo amafaranga menshi y'indonyi. Wese wemeranya n'amakuru ari gucaracara avuga ibyo bintu? Ubundi bajya avuga yuko ku mihanda haza byinshi, ku mihanda akasohoka amakuru menshi, ariko amakuru menshi ngewe natekereza yuko ntago wakwiba amafaranga angana uko nguko. Niyo waba uri mu mwobo w'ikuzimu handi twita kwa Satani twagukurayo ku mafaranga, kubera yuko amafaranga ye ni menshi, kuko na Prestige ubu ngubu bagiye kuza kandi ari nicyaye kure mu Rwanda kikarangira. Noneho ikintu kiri kuvugwa yagiye mu gitaramo muri Canada, we gutaramira abantu, impeta ayivanamo. Ibyo bintu bibasaga. Bamubajije ngo, nabonye video bari kumubaza ngo kubera iki impeta utayikuramo, uwayikuyemo. Arisubiriza aravuga ngo hari aho bigera impeta tukazikuramo. Ariko nyenyeka yuko ura mwana cyangwa ura mukobwa nakosanura yakoze ura mudamu, sibyo mafoshe ibyo biruka bitatu, nkuko arakiri mu imyaka yo kwiyumva, ubushyuhe burakirukanka, aracyafite ubushyuhe, kandi ikindi uriya aracyari na mutoya. Rero kandi hano Nyarugenge nawe urabizi nta mugabo wemera ko yashatse. Nta mugabo wemera ko yashatse? N'abangabo bari kumutera mu buye. Jade warone yambaye impeta. None se Rocky warone impeta yambaye. Uriya mwana hari indi nkuru ukumva nabonye. Chita Magic ntabwo arimo aratabariza uriya mwana ngo kuri social media bamwibasiye, ngo arimo aranahuruza ribunga ibyinjiremo, ngize ngibe yakurikirana abantu bari gukora inkuru. Iyi ni showbiz turimo. Chita Magic sinibaza
we sinzi ukuntu byumva gute ajya kuba umuvugizi wa Vestine atarigize abo umuvugizi wa Bayamano kandi nabo ari abantu bamaze iminsi bari gutrendinga bikaba byashyize kuri Vestina agasakuza kavuza induru ukagira ngo ni uruganda rwe ruri gushya. Man uriya Chita Magic ari gucuruza bro karana akazi najye umaye akazi ngo uvuga nanjye navuga kuri iyi nawe yashoye imari nka babandi bashoye imari mu gusabya Spiro ubundi mu gihe cyose sibyo wowe ubwawe uzabona ahantu yuko uzabona indonye haviganire nyine none se uriya mwana se wazanye biriya bintu akabyishyira ku rukuta rwe rwa none se uremera yuko Chita Magic na MIE bose ari bamwe ntabwo batandukanye nanjye business none se kucyumva yuko business yabo yasenyuka bayireba abastari rero hari ikintu bari kuvuga ku kintu cyo gutandukana n'umugabo kwa Vestina. Hari umustari wa mbere nabonye watangiye kubikomantingaho anababaye cyane azwi muri industry ya cinema bamwita Bahavu Jeannette uramuzi none se Bahavu Jeannette ndamuzi ariko ngicyo nakubwira ni kimwe sibyo mana aba bose nta kindi kibazanye ku mihanda ni kuvuga kugira ngo bagaburirwe n'iryo zina. Reka twumve ubutumwa Bahavu Jeannette avuga kugira ngo tumenye ibyari byo sibyo. Abagore tuve muri duhangane pole mama komera sheri ihangane. Abanyamakuru hari igihe batagira ubumuntu reka mbivuge gutya ibintu ntuzabikate Sandra niba ubona mu rugo byanze bivemo ibi bintu akenshi biterwa no kutigana muri fiançailles. Abana benshi bari ku muhanda kubera kubyarana n'umuntu mudakundana kubyarana n'umuntu mutegeze mutegura gahunda yuko mugomba kubana karamata. Please mugerageze babyeyi mwumvikane niba byanze mushaka uburyo mutandukana ariko nujye gushaka ujye utekereza ngo kwera iki abantu bavuga ngo ngiye mu ijuru rito wowe ukaba ushaka kujya muri Gehinomu kandi ubibona. Nuko tugerageze dushakane kuko dukundanye dushakane kuko umuntu wumva ari inkingi ikomeye ubonye mu buzima bwawe utayifite wahungabana. Shaka impamvu zikomeye zituma ubana n'umuntu atari ukuvuga ngo ugiye gutyo gusa gushaka kugira ngo address. Abagore tuve muri duhanga mani biboro baratubeshye ni ukubera iki tubyumvishije kunango babatubeshye ni ukubera iki umwana umubyeyi cukura toilette atarahura n'umwana w'umuminisitiri ngo bakundane. Umwana w'umubyeyi cukura toilette ntarahura n'umwana w'umuminisitiri ngo bakundane. None rero ni ukujya ngumve yuko urukundo rw'imisi ni amafaranga bro. Money talk ni amafaranga nta mugore none se nta mugore nta mafaranga. Ibi bintu Bahavu Jeannette arimo aravuga n'ubundi asuyemo cya kintu cyo gukora kuba hatarabayeho kumenyana nyine asubundi Bahavu Jeannette we umugabo bari kumwe bamenyanye yari bo bwabo bahuye cyangwa bashobora kuba barihuje ko nta bibazo bafite ibyo tuzabimenya. Umunyarwanda cy'umugani mu Kinyarwanda avuga ngo zirara zishya zikabyuka zizima ariko noneho ntago izo turazibona izo tureba ni izabonetse. Umurire musore wanjye nabo nizisohoka hanze rugatukomera kakose kabatabase gakaza tuzazibagana rwo nta kibazo ariko noneho kuri Vestine uwo niwe turiho urukundo rw'iyi minsi bivuze ko Vestine atigeze akundana n'uriya mugabo. Ese ubundi urukundo ni iki? Ni diro yabayeho. Ubundi urukundo rugira abantu bamwe n'abaraperi bonyine. Bivugwa ko na Irene yacuruje Vestine. Mana gucuruza se niki sibyo nimba njye mubwiye mwumvishije ibintu bati dore mutipe arakumweragara gushaka nawe ukemera sibyo kabati dore amafaranga uzakuramo nawe nayangahe nawe ukemera ukaragucuruje aga no bwumvikane ku bujura mu bujura cyangwa no bucuruzi. Ubujura ntago ari ubucuruzi bro sibyo gucuruza ni cyaje uzagenda bakaguhereza exchange nose yatanga umuntu bakamuha amafaranga. Man wowe ubwawe ufatanyije n'umuntu kwiba undi ari kuvuga ngo gucuruza urugero none hanga ushobora ati rero gaca giye gutwara aha hantu wowe nta na kintu na kimwe uri buze kubaza. None se akagahinda Bahavu Jeannette nk'umubyeyi mukuru uruta
uriya mwana umuruta kandi umuntu mukuru aba ari inzu y'ibitabo sibyo aba afite byinshi kurusha byanga byakunda sibyo icyitwa amarangamutima ya muntu nukayashingiraho kuko umuntu ari kurira nanjye se ndire kumwumvisha yuko kuba amafaranga ayaza mbere yo gushaka buretse kugira ngo wumve ko ariko gahinda gusa icyo numva cyo arimo aravuga ngo mubanze mumenyane mbere yuko mushakana kuko urugo ni ijuru rito none muri kwishora muri gehenomu wagiyemo wowe narijyemo gute se ngewe mfite umuntu ngura nk'uko bagura Vestina njye nta muntu urangura uhari keretse kameramani nimba ashaka kuzangurisha ushaka kuzangurisha kugurisha avuga ko uri impumyi ndabona utazambeshyira foto uri gusenga mu ijuru rito n'iryo ndi kumva aho hanze mwese muri gushingiza ariko mani uyu mukobwa ibi byose impamvu biri gusohoka ni ngiyi nuko iwe yamaje kwerekana n'ijambo rimwe gusa agiye gusiba ibyabanje byose hanyuma se abanyamakuru atangire bushyashya abanyamakuru bahavu Jeannette ashinza kutagira umutima bafite iki abo banyamakuru ni ukubera iki abashinza kutagira umutima ubundi bajya bavuga ngo mbere kureba umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe ubanza urebe iryawe iwe ni umunyere mu byarimo ariko ntabyo turumva byatuma abana bashoborera bose ngo bayabarire amafaranga ku bintu by'amafilime ni bakeya nta kintu rero areka kuza gushinja abanyamakuru nareke birire mu gihe abona ko bari kurya nawe ubwe ku byarimo nakomerezaho muri sekiteri y'umuntu ubwo ngubwo ugomba kwimubahira kuko yaguze imvune abahuye nazo kugira bigereho hanyuma Chita yitandukanyije n'abandi banyamakuru kandi harimo n'abanyamakuru bamurusha ijwi banaremereye kumurenza avuga ko ahamagaye RIB sibwo bwa mbere wakumumye ko ahamagara RIB ugize umucamanza ubundi uramuti barashaka kwipanga akazi nanjye numvise yipanze akazi kuki yavuze yuko agiye gushyira ubwirinzi we na gasuku akaba ari Nyarugenge kuki atajya kumurega kuri RIB ngo amufunge nanjye numvise yigize RIB ku ngufu na gasuku nabwe yaravuze ngo uriya mugabo ntashobotse Chita Magic none nimba ariko ko yumva neza yuko gasuka murengereye namuzane ajya kumufungisha none byo kuzana kuri RIB kuri uyu mukobwa ni kugira ngo yumvikanishe uburemere bw'ikibazo ese ubundi cyangwa nawe bifitemo inyungu ese ubundi muri diro yakinwe cyangwa yaba afitemo inyungu nawe none ubundi nanjye nakubwiye ngo kuva kare sibyo mu gihe cyose uzabona business yawe iri guhomba gerageza ivuganire nimba inshuti yese yarashoye business ikabona abantu bari kwikandagira kuki yamano nta muntu waza reka bose bateye amabuye kabati bwo reka tumubaga gasi yabaye kubisa amabuye koko ngo twatubone tw'umukara ngo tubone n'umukara ngazigureta akagongo ngafite ngo runini ngo abakobwa b'inyarugenge ngo baramushaka ngo kirigonze kameraman nawe bareba ngo ya video yarayihekeye abakameramani so tubeze abashinze uburayi abashinze uburayi ibere nyuma y'amarido abo barabizi nyuma y'amarido y'akameramani ibere niko twebwe ku kibuguzo bari babi cyane ariko noneho nk'uko ikiganiro cyitwa ibyamamare Trend Star hano mfite inkuru irasa ya Rocky yemeranye gusubirana na papa cyangwa Rocky se ni inkuru aho nta nkuru irimo mfite inkuru ba bantu bamaze iminsi babica bigacika twabonye ejo bundi amafoto atrendinga yes ikiganiro cyitwa Trend video hano video twabonye zitrendinga n'amafoto trendinga ntabwo uri gutekereza umuntu bambara n'impeta mu minsi ishize ntabwo iraba myinshi abantu bambaye impeta bigapfa se n'abandi bagiye kuba utazi ko byapfuye ariko mfite ejo bundi ari inkuru zishika ni nyinshi man ari ya Aga atera ivi akabamo iya Mitsutsu atera ivi hagarara kuri Aga hakabamo niyo wa mukobwa Jackie nawe aterwa ivi abo ntitubakeneye rero reka twigiye kuri Aga Pro na wa mukobwa wiwe bamwita nde female ni bamwita uriya mufemeri wiwe bamwita ibaze uyo rusari oya izina rye nyaryo mani oya ushaka izina rye nyaryo Sifiwe uri Miki yitwa Sifiwe batamwita Sifiwe nta kintu nari mbizi yongewe none rero mbaza ngo kuko iyo uvuze Miki numva indaye ku mihanda mbaza ngo amakuru noneho yasandaye naya yagenze gute se none byaje kugaragara ko Miki ari indaya
yataciye no bayisubitse se indaya ya yindi ifatirwa no mu cyuho sure mukwereke se bamufashe hari umusore ntaramenya izina rye n'umureba umbwire ngo uramuzi bamufatanye nawe ari guteraho akantu cyangwa ariko ibintu by'inyarugenge mbona sema nari ubucuruzi man no abantu bashobora kugira ngo ni amagambo ngerekanye mazanira proof ikintu kibyemeza sibyo none se ubundi njye mumenyereye yuko muri iyi minsi nyarugenge umukobwa abwira umuhungu ati ndagukunda be kugira ngo binyereke neza tugakubite nawe se ubu agakwesa n'abahungu bangaye mu gihe kitoya nese uri gutekereza ko ibi bintu nta makuru mbifitiye ndi kukubwira ubu hari no kuntu ibintu bisohoka nyine nk'uko nguko ugasanga ari prank okay tubanze twumvisha abadukurikiye ujya mahanga ngaba ngewe uki ntabyo ukosa reba ahangaha ndabifatiye uki ni direct iyi ngiyi nicyo kizibiti cyanjye ni direct oya mureba byirebere se film bari giye gukina dore ngaha hariya ku buriri n'agasume yambaye dore n'ubukweta ahantu yari yabushyize n'ubukariso yari yabushyize ku ruhande dore n'ubusutiye ahantu bumanitse hirya hariye ubwo rero nareko mu gusamukira nyine ajya kureba umugore we ubundi bukwe bupfe cya gisore ariko kirusha ubunini aga oya kugakubita ntabwo bisaba ngo uri umusore reka kuko si ubyiboneye ngaho rero iyi nkuru urayivugaho iki kuyibonye urayivugaho iki si uri kubonaho ubukariso bumanitse ariko na Prudence nabonye Prudence ushaka kurebamo imbere se ziri gukoreshwa ubundi sibyo icyo navuga kuri inkuru ni kimwe sibyo ubundi ibi bintu bibaye ari inkuru ya nyayo kuko hari kuruyunu ushobora gusanga ari filime bari guteguriza gusohoka byaba bihaye icyuho uwitwa agapromota kujya hanze y'u Rwanda bya bindi Regis avuze abantu bakamunyega bikaba ari inkuru ya nyayo mpe kandi ndabizi neza yuko none ono wa mwana wo mu nkambi y'inyabiheke uba hanze bakajya kubana bajya bamenya mu nkambi y'Inyabiheke bajya basara ariko nta muntu wiga se uzigira umenyekana muri rangambi kagomeyo ni ukuvuga ngo agashobora kuba agiye kubana na ono wa mwana wo mu nkambi y'Inyabiheke wibera hanze cyane ayo sove muri 7 sinibuka ikaritiye yari arimo barayembwiye gusa ku makuru y'ubutasi mfite ngo ngaturuka muri karitsiye ya 7 hari kameramani yatugereye mu abiriya bice yaje avuga ko ya mwana ngo nimba yaratuye ahantu bita Mugera gusa ngo niho babaga ariko ngo nyina nimba yitwa Nyiraburanga ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi ariko ni Nyiraburanga kameramani nazongera nkamubaza akazuba Manyanzobe wowe uri Canada na mama Nyagituku abana ababyeyi tukunda cyane kuri Rwanda boro twese nawe ufatirane nawe ejo bundi rega tuzakumena cyabana oye bundi sibyo muri bajya vuga yuko sibyo ugira abantu ushima bageze ku kintu buretse ubu buraya noneho bwa Miki bamuvuze kenshi ko ashobora kuba ari inda idashobotse kandi wibuka ko yabayeho n'umugore wareshitse buturi ese bundi uza abagore abantu benshi batunze buturi nawe se utunze umugore buturi none se nta muntu ugira ubwanwa mana atagira umuntu ntibazagufere ubwo nawe rero nimba nawe kandi ko nta buri kameramani arabizi ko ntabwo ngira uzamenye inkuru impamvu umugabo yatumye ubwanwa bujya hanze njye kameramani ubwanwa akoresheje tekinoloji umva nyine ubwanwa butegereje icyo wamize rero icyo wamize rero wumve yuko asanga ari n'umugore ari we yinjira uri kubona ko Miki rero ubu ni nawe agiye kwinjira mu ruhando rw'inkuru zigiye kwa top oya ubundi twari tugiye gusoza umwaka nta nkuru dufite ubundi uyu mwaka urabona uzarangira uyu urarangiye none se ushobora kuzagira amezi 13 oya 12 yacu asanzwe ariko wareba noneho ibaze ko yimanukiye agasanga irimo